namwe yaraje imuhagarara hejuru iramureba hati ubu ngubu usibye uyu nguyu kumufata wenda umuntu akamukubita nko ku gikuta agafata isekuru agashyiramo agafata umuhini agakubita nta kindi kintu wagakorera kuko isasu ryanjye ryarasaka ryaba ripfuye ubusa. Banyita Uwizeyimana Josiane. Genocide yabaye nkiri umwana muto cyane ariko ku buryo ibyabaye ntareka kubyibuka kuko narabirebaga kandi ndabyibuka nta na kimwe kivuyemo. Igikorwa cya mbere ndabyibuka hari mu gitondo, noneho tugiye twumva mu rugo kwa kundi abana baba bari mu rugo, tugiye twumva mu rugo baravuze ati indege ya Habyarimana bayihanuye. Ariko nyine muri uko kuvuga ngo indege ya Habyarimana yamanutse ni kwa kundi amaradiyo yatangiye gucicikana bavuga ikintu bita abatutsi cyane. Ariko urumva nari umwana muto sinari nzi iyo biva sinari nzi iyo bijya, ariko bavugaga ikintu bita abatutsi cyane pe. Nibwo batangiye gukora ibikorwa noneho byo kuvuga ngo nimutangire mu bice. Twagiye tubona intera hamwe zije mu rugo twari dufite umukozi twakoreshaga, twari dufite ibintu bya resitora, ariko haza kusigara umukozi wadukoreraga niwe wafunguye aravuga ati abantu ba hano bari he? Twumva arababwiye ati ntabahari rwose bagiye, ntago tuzi aho bagiye. Nanjye nabyutse mu gitondo ndababura, ariko ubwo twaramwumvaga ku buryo ibintu byose yavugaga yanze kuvuga aho turi, kuko twari kumwe na papa, turi kumwe na mama, ndi kumwe na musaza wanjye wundi unkurikira, uwundi mama uwo bita Blaise mama yaramutwite icyo gihe. Birakomeza uraba umunsi wa mbere ndabyibuka ko umunsi wa mbere bahise baza. Umunsi wa kabiri nibwo hari umushuti wacu twari dufite duturanye, noneho turavuga tuti wenda yaduhisha ibintu bikagira gute, wenda ntibagire icyo badutwara. Icyo gihe yatwaye papa, twebwe tujya mu bandi baturanyi. Mu kujya mu baturanyi nyine ubwo wa mugabo wahishe papa aba ari uhindukira ajya kuvuga ko ari we umufite, kuko yanze kumwica cyangwa tubimenye. Niwe wahindukira avuga ati umugabo bita Rafayire ninjye mubitsa araha naha. We yanga kwigaragaza ko ari we wabivuze kugira ngo wenda umuryango we utabimenya. Nibiko twari ahantu twagiye ahantu hatandukanye, turavuga tuti ibyo ari byo byose wenda bamwe bashobora kurokoka nta wamenya. Ubwo ni kwa kundi nyine papa baza kumuvumbura, ariko ubwo ntago twari turi kumwe. Nibwo bamutwaye bamuzengurukije ngo Kicukiro yose, urumva ntago twarebaga na makuru twumvaga. Bamuzengurukije Kicukiro yose, baramumanura bamugeza aho bita muri Kagina, barongera baramuzamura bamugeza muri Gasharu. Ubwo hari ku itariki ya 12, tariki 12 nibwo yapfuye, nibwo bamwishe. Amakuru twumvisha ukuntu papa bamwishe nyine baramuzengurukanyije bagenda bamuhererekanya, bamwerekana bati mwamubonye. Yari afite ngo Bible mu ntoki, yenda y'abakatolike, Bibiliya ntagatifu niyo yari afite mu ntoki. Barangije barayifata barayimwaka ngo barayishwanyaguza. Mu kuyishwanyaguza barayijugunya, barangije baramujyana, ariko ngo nta jambo na rimwe yigeze avuga. Yaracecetse gusa ngo agiye gupfa yaravuze ati umugore wanjye n'abana banjye. Icyo kintu ngo nicyo yavuze. Barangije ngo bafata umupira yari yambaye bamuzirika mu mutwe, mu kumuzirika mu mutwe baravuga bati nta rindi jambo rya nyuma wumva ushaka kuvuga. Ngo araceceka ntiyagira ikintu avuga. Ubwo nyine umwe ngo barasigana bati ninjye mwica, undi ati ninjye mwica, undi ati ninjye mwica, mbese baramusiganira. Bigeze aho ngaho umwe aravuga ati mwegereyo. Ubwo nibwo bamukubise isasu ryo mu mutwe, ariko n'ubundi bamuhambye aho ngaho n'ubundi atarapfa. Ngo agitera imigeri acyumva. Barangije bamushyira aho ngaho bamwiciye, ni naho twamukuye nyuma ya Genocide tumujyana mu rugo turahamushyira. Nibwo twamuvanye mu rugo tumujyana ku Gisozi nkuko byari biteganyijwe.
ubwo twebwe natwe ahantu twari twagiye nabwo baza kuza kuhamenya, bahamenye baza kudutwara, badutwaye nko mu masaa 1:30 2 z'ijoro, nibwo baje kudukura muri urwo rugo rwari rwaduhishe, ndetse nabo barabatwara baratujyanana. Mu kutujyana badufungiranye ahantu iminsi 3, twari abantu barenga 10, ndetse bamwe babafata ku ngufu tureba n'amaso, twari turi abana. nkumva mfite ikintu cy'igihunga cyane kubera ibintu narebaga. Ibaze kureba bafata umuntu w'umumama bari kumufata ku ngufu, ubireba n'amaso yawe, yewe ntibanagire n'isoni zo kuvuga ngo wenda bimeze gutya. Mbese bakoraga ibintu by'ubunyamaswa niko navuga. Babafata ku ngufu, icyo gihe sinzabyibagirwa. Byari bimaze kugera nko ku mugoroba, ku kagoroba, nibwo baje gufata umwana bita Claudine, twari turi kumwe, bari batujyananye muri urwo rugo. Umwana yarayataka kuva mva, yaratatse, umwe yavaga undi ajyaho, umwe avaho undi ajyaho. Rwose pe, ibyo ni ibintu niboneye n'amaso yanjye, kuko ntabwo bishobora gusibangana. Uko naba mfite imyaka, uko nabagangana kose, uko mbese byose nta kintu na kimwe ntabonye. Byose n'ubu ngubu iyo nicaye cyangwa ndyamye ngenda, iyo mbyibutse numva agahinda kanyishe. Ariko tugomba kwibuka kandi tuniyubaka. Icyo gihe sinzabyibagirwa, baraje bafata uwo mugabo, hari barimo abagabo 2 n'abadamu 2, baraza barabafata barabajyana, ntago bagarutse. Twasigaranye n'abandi, tugeze mu bantu bageze muri 6, nibwo twagiye kumva twumva baravuze ngo nidusohoke. Dusohoka tugiye hanze. Tujya hanze, ikintu baduhaye, batuzaniye biswi, sinibuka ubwoko, ariko izo biswi baraziduhereje. Mama arambwira ati nturye izo biswi. Nari ndi kumwe na musaza wanjye wundi wankurikiraga, aratubwira ati ntimurye izo biswi, muzihorere. Ariko kubera inzara nari mfite, naramwibese njya ku ruhande ndazirya pe, ndazirya. Ndambwira mama naziriye, ubwo nihagira ikindi kiba nyine ubwo nibyo. Ati sinakubujije kurya biswi. Nambwiye naziriye. Kubw'amahirwe tubona nta kintu tubaye. Nibwo twahitaga, hari indi nterahamwe yahise ziravuga ati mbare 3 nababuze mutakira aha ngaha. Mu kugenda twagiye twese igihuru twirukanka, duhungira mu nzu yari munsi yo mu rugo kwa musaza wa mama. Tugezeyo umutima uramurya, umuriye tujya kumuturanyi wundi, turavuga tuti reka tujye kwa Kanaka, n'inshuti yo mu rugo, aragira ikintu yatumarira. Turagenda, aratujyana. Tugeze aratubwira ati se muje hano gukora iki, muragira ngo munzanire ibibazo? Nuko mama aramwinginga, abadushyize ahantu hari utubido twinshi tw'umutuku, sinzabyibagirwa, tw'umutuku twinshi. Aratwegura, aragenda adushyiramo, aduhishamo. Hadashize n'iminota 2 tukihava, tukinjira muri urwo rugo, nibwo twahise twumva yanzu twari turimo barayifashe, barayisenye, baradushaka, baratubura. Muri uko kutubura rero nibwo twahise twumva amakuru ngo papa yapfuye. Twumvisha ngo papa yapfuye, mama aravuga ati n'ubundi nta kintu nkikora n'ubuzima, nta kintu bukimariye, ubwo yagenda asigara agiyewe nshaka iki cyangwa asigara ngo mbamarire iki cyangwa amara iki. Nibwo yadufataga, njye na musaza wanjye ntabwo yajyaga dusiga. Turagenda dusubira aho twabaga mu rugo. Turagenda, tumaze kugenda twagiye ahantu mu makarito yabaga mu nzu iwacu, tujyamo indani. Twamazemo iminsi 2. Tumazemo iminsi 2, inzara, inyota, ibiki, nukuvuga ngo washaka gukora kwihagarika naho ngaho, ibikomeye naho ngaho, mbese nukubirangiza ugahita unicara cyangwa ukaryama. Nta bundi buryo twakoreshaga, twabonaga uko twabigenza. Birangije arambwira ati rero hano hantu biranze, ngiye kukujyana mu baturanyi. Nambwiye nta kibazo. Umva iyo umuntu akiri umwana, ibyo bamubwiraga byose nuko nyine yarabyumvaga. Mu kugera mu baturanyi, arababwira ati mumbabare mu mumara nijoro rimwe. Noneho mama arongera aragenda asubira muri amakarito. Ubwo ni nako inda ikuze, iri mu mezi 9 nyine, niko navuga ko yarakuriwe pe, bigaragara. Avuga ati reka dutandukane. Nuko nkigera
ngera mu baturanyi yahangejeje ku mugoroba nijoro bwije. Nkihagera interahamwe 3 zahise zihagera zisanga turyamye, zirangije ziratubyutsa ati tuje gushaka inyenzi hano. Ngewe rero muri gihe urumva ntago nari kumenya inyenzi ni iki, numvaga ari cya gisimba kiriya ibingibi tujya twica hano mu nzu byaje mu nzu bigendagendanye. Nge niko nabyumvaga kuko ntago nari nagasobanukiwe ibyari byo. Bakivuga gutyo bajya barasasura bashakashaka ya nyenzi, kumbe inyenzi bavugaga ni jewe ntabizi. Ariko urwo rugo burya Imana ishaka gukiza umuntu ifite uburyo bwinshi, ifite inzira nyinshi inyuramo. Nibwo umukozi wo muri urwo rugo yitwaga muri go sinzamwibagirwa, yaraje amfata ukuboko. Amaze kumfata ukuboko aransohora arambwira ati mbare 3 wagiye, nta wundi muntu baje gushaka, nta kindi kintu bari gushaka, ni wowe. Nabiyumviye ndabiyumviye ko bagiye kukwica, none mbabarira wirukanka ugende. Ndavuga se manange none ndajyaye. Umva nahise ngenda nyura inyuma y'inzu kuko nta yindi nzira ahantu nari kunyura, bari niho bari nyura inyuma ngenda njya muri toilette. Ngeze muri toilette numva ko nubundi nisohoka baramfata banyice, nuko mfata amaguru yanjye 2 sinzabyibagirwa nshyira mu mwobo wa toilette. Twari twaratoshwe gusenga, nakoze ikimenyetso cy'umusaraba inshuro 3, mvuga ndakuramutsa Mariya, mvuga dawe uri mu ijuru, umva navuze ibintu ntazi nanjye ubwanjye. Ariko mu gushyiramo amaguru ndakubwiye ngo nanze kunyuramo, kandi nanganaga ntitse n'urushinge, nari muto cyane nanutse pe bishoboka, ariko kunyuramo biranga. Mu kunyuramo byanze, nibuka hari ahantu bita kwa Mamagari, niho hari akantu k'agakuta gatandukanya inzu twari ahantu narindi ni yabo. Noneho basiga akantu k'akantuza ko kunyuzamo amazi, aho niho nibutse ko kahari. Naragiye nyuramo, nanjye sinamenye uburyo nanyuzemo, rwose nanyuzemo ndagenda mva hahandi nyuzemo, mpita ngenda nsubira mu rugo kuko namazu nyine ni nko namaze abayegeranye ni nka metero 100 gutyo kuko hari muri quartier. Mpita nsubira mu rugo, ubwo ndagenda nsubira mu rugo. Imvura yaragwaga, imvura yari nyinshi. Ndagenda njya muri toilette yo hanze mu rugo, ndagenda nkigeramo, urumva bari kunshakisha ahantu nanyuze. Noneho tubona ibintu byakaze, tubona ibintu, mbese mama aravuga ati gupfa ni ugupfa n'ubundi, ngwino tugende mbere kantu tujya. Aravuga ati rero turagenda nijoro. Icyo gihe twafashe ijoro, yari yamaye nk'umusazi nta kintu akitaho, avuga ati n'ubundi rupfu n'urupfu nta kundi, ntago twarutinya, n'ubundi nituguma ibyo ari byose bari kuduhiga cyane baratwica. Yafashe umwanzuro wo kuvuga ngo tujye Igikondo duhungire kuwa ari inshuti ye mu rugo nyine. Urumva abantu babaga baturanye, babaga ari abavandimwe, babaga ari inshuti, ntago wamenyaga umuntu icyo atekereza, ntago wamenyaga ikintu umuntu ashobora kugukorera. Turagenda icyo gihe twagiye Igikondo, tubona tugeze ko twanyuze ahantu, umva nanjye ubwanjye ntago wambwira uburyo twahanyuze ngo mbigusobanurire kuko byari ibintu bikomeye cyane. Turagenda tugezeyo, tukihagera twagiye twumva avuze ijambo rivuga ngo murakaza mboga zizanye. Cyewe sinamenye ibyari byo, mama umutima uhita umurya. Unamuriye iryo joro sinzabyibagirwa, yahise ajya kubisi. Urumva nayo nisinziriye, nkabona mama ari gutaka, nkabona mama ari kujya hariya, ari kugaruka, ari kwigaragura, ari se mama yabaye iki? Umwana ndiryamye, umva nararyamye pe. Bigeze aho ngaho arambwira ati byuka nkubwire. Cye kumva numva umwana ari kurira, ko twari babiri mu cyumba, twumva umwana ari kurira. Arambwira ati byuka. Ndavuga se mama byagenze, urabyaye? Ati ndabyaye. Uwo mwana rero bari batwite ni ngewe dore narakuze, nazanye ubwanwa, meze neza, nta kibazo mfite, nta bumuga. Ibyo byose rero nuko umubyeyi wanjye, mushiki wanjye n'abandi bose bamfashije.
tuhamaze iminsi 2, umunsi wa gatatu ndabyibuka uwo muntu arasohoka ashyira abantu ku murongo bari muri urwo rugo. Hari harimo jewe, hari harimo musaza wanjye unkurikira, hari harimo mama n'uruhinja, hari harimo n'abandi bantu. Ubwo imbere yacu hari abantu 3 yarabarashe barapfa. Angezeho arandeba tibugiye ku ruhande. Ni ukuvuga ngo twese bari inyuma, aratubwira ati mwe musubiyemo ntabwo umunsi wanyu uragera. Dusubira inyuma, ibyo byose narabirebaga n'amaso yanjye. 3 yarabishe gutya n'amasasu ndeba bagwa imbere yanjye. Ubwo icyo gihe nyine umva nari nisobeyeho nyine, numva natitiye, numva ntazi ibyari byo, numva umutima wose wagiye. Nuko aravuga ati mwebwe ntabwo umunsi wanyu uragira, mwe musubiye mu nzu. Bigeze nijoro mama arareba ati mva ati reka nze nkwereke. Aba mpaye umwana uruhinja ndushyize mu mugongo rugifite na kakantuza sinzi uko bakita urukungu. Bamushyize mu mugongo aramumpekesheje ko nta mbaraga yari afite. Tuba turafashe umusaza wanjye unkurikira turagiye. Aravuga ati tugende, niba shaka batwicire mu nzira nta kundi twabigenza. Ni ukuvuga ngo aba twasize amakuru twumvishe bose yarabishe kuko barahagumye. Twebwe dufata inzira turagenda dusubira mu rugo. Turavuga tuti n'ubundi nta kundi kuntu twabigenza, reka tugende dupfire muri quartier. Tugezeyo dusanga baraduhize baratubuze. Umukozi yaragihari yarataragenda. Arangije atubwira ati bavuye hano nk'inshuro 20 n'aya makarito dusanga yayandi twabaga turimo twasanze barayakuyeho. Urumva Imana rero yadukijije ikadukura aho ngaho. Burya Imana iyo igiye kurinda umuntu ifite inzira icamo kugira ngo imurinde. Bigeze aho ngaho tubona ibintu byakomeye. Mama ati rero ati tujya Kimihurura. Icyo gihe byari bikaze, amasasu noneho yari menshi cyane. Mpeka umwana, umusaza wanjye mutunkurikira na mama. Ubwo tuba turagiye rwose pe mu masasu menshi, mu magrenade, mu biki, mbese byari ibintu bikomeye cyane. Turagenda noneho tugeze Kimihurura tuburana na mama, turaburana kandi mfite umwana. Noneho ahantu twari tuhamaze, icyo gihe twari tuhamaze umunsi umwe. Kwa kundi ibintu biba bikomeye mugasohoka mwirukanka mujya kwihishahisha muva mu mazu. Ubwo ngiye narasigaye nsigarana n'uruhinja. Mu gusigarana n'uruhinja mama we yari yagiye ukwe, nanjye nasigaye n'uruhinja. Ubwo ngubwo numva interahamwe zije mpita mfata uruhinja ndafata tujya munsi y'igitanda. Baraza urumva nayo nibagiye gufunga, kwari ukuza binjira mu nzu. Ndagenda tujya munsi y'igitanda. Mu kujya munsi y'igitanda urabona ukuntu abana bajya ukajya kumva ko umwana atangiye gukora kwa kundi abataka, kwa kundi avuga nyine ni nko kwiganiriza barimo. Nibwo noneho numvishe bijyanze ndavuga nti baratwumva baradufata. Mpita mfata ndamupfuka umunwa, mupfutse umunwa mfuka amazuru mfuka n'umunwa byose kuko bamazemo akanya mu nzu. Ariko Imana twagize ntago barebye munsi y'igitanda. Nibwo nafashe ndamupfuka, ndakomeza ndapfuka kwa kundi umwana yinyagambura simenye ibyo ari byo, ndapfuka ariko bien kugira ngo atagira gute adasakuza. Noneho mu kumupfuka ngiye kumva numva umwana nta kivuga, nta gitera, nta kigira gute. Ndavuga ese Mana yanjye bigenze bite, ariko ndatuza. Noneho bakimara kugenda nibwo nasohotse mfata akaboko nkazangiranya nkabona umwana, mbona utuntu tumeze nk'ifuro twatangiye kuza n'ibiki. Ndavuga nti Mana yanjye noneho nishe umwana, ndamwishe neza burundu. Noneho ndagenda numva agahinda karanyishe, nariza amarira icyo gihe ntazibagirwa mu buzima bwanjye. Ndavuga niciye musaza wanjye. Nuko nibwo nagendaga ndapfukama nkuko twatojwe mu rugo gusenga.
narongeye mvuga ndakuramutsa mari 10 nongera mvuga dawe uri mu ijuru 10 nawe ubahwe ntabwo nzabyibagirwa nzi kubivuga usibye ubu ngubu wenda byananiye ariko nzi kubivuga ndabivuga mfukamenye hashize nk'iminota nka hagati ntabwo yari myinshi cyane yari mu minota nk'icumi hagati ya 10 na 15 ngiye kumva numva umwana arakoroye baritanze narabafashije bihagije uko bajya babimbwira byari na ngombwa yuko nari kubabera umutwaro bakavuga ati to reka tukujugunye wowe ibaze nawe muri genocide ukuntu byabaga bimeze abantu batwaye uruhinja urumva nari burden ikomeye cyane ariko barakomeza bararwana baravuga ati uyagomba kubaho none ndiho ndabashimira cyane ndashimira mushiki wanjye we yaramfashije cyane cyane rwose yambwiye ko yamaga amacandwe kugira ngo ntarira rimwe na rimwe yaranamfashe ngo ndafentinga ubwo amata yari yashize nta kintu mu nzu twari dufite cyo kurya nta cyo kunywa ntaki mva none umwana ararira pe ararira nkazajya mfata amacandwe yanjye urabona kwa kundi n'umwana bari yakazana twa tundi yari yapfundura amabere ntabyo nari mfite pe nangije nkazajya mfata amacandwe nkaciraho narangiza kugira ngo yumve nibura ko hari ikintu ari gukurura nkacira bigeze aho ngaho n'amacandwe arancirana pe kwa kundi wumva wumye ubwo nuko bigezemo hagati hari ukuntu abantu bagendaga bahunga bajya mu mazu ama etage n'ibiki hari etage yari hafi yo mu rugo aho bita kwandagije twaragiye twari turimo turi abantu benshi cyane tugeze nko mu 100 kandi turimo tugeze nko mu 100 rwose ariko ubwo urumva nari jyenyine mama ntaza ahari musaza wanjye ntaza ahari urumva buri umwe yari kwirwanaho ndabyibuka ntabwo nzabyibagirwa baza kutureba njyewe nariyaminiye ntabwo nigeze ntinya navuye muri etage ndasimbuka ngwa hasi kandi ndakomeza ndirukanka mu kunkurikira ntabwo bigeze bambona n'ubu hano gutya hari agakovu mfite naciye ahantu muri senyenge iransharura gutya mba ndagenda bacitse ariko abari barimo bose abenshi barabishe uyu musore mureba bakimutwite ndibuka ahantu twari turi intambwe zigeze kuza zaramukubise zikubita mama akazajya akingaho amaboko ni ukuvuga ngo mama amaboko ye n'ubundi yari ameze nk'aho yamugaye kuko barayakubise bayakubita amarakirete bayakubita ubuhire bakubita iki arwana ku mwana nuko twari tuzi ko rwose Blaise atazanavuka rwose pe ari muzima ariko mama akazajya yumva nyine akazajya akandakanda kumva ko wenda hari ukuntu yumva utuntu tw'uducura akumva aratwumva nuko ariko ubundi twari tuzi ko rwose pe atazavuka ari muzima kuko ibintu bakoreye mama nagahoma munwa niko navuga kuko yarakubiswe bihagije byabaye turi abantu bakuru tumaje kwisobanukirwa cyane cyane urubyiruko what happened should never ever in this life happen again kubera ko aho byatugejeje ni kure byahatari tugomba kubiharanira ku buryo nta kindi kintu kizaba kimeze gutya. My father died before I was born. Mva ntabwo muzi mubona ku mafoto bijya binambabaza cyane mvugishije ukuri. Rero gukura wumva yuko utazi umubyeyi wawe ni ibintu byajya binyafectinga byahatari. Ukagira inshuti kumva akantu koroshye nko kumva nk'umushuti wanjye wenda nka mama wamuhamagaye cyangwa papa wamuhamagaye nyine uhita utekereza utuntu twinshi ukavuga ati I wish things were different you know ariko ibyabaye byarabaye kandi ntabwo bizongera mu izina rya Yesu. Ndibuka nibwo twagiye kubona tubona mama araje mu kuza nibwo hari ku itariki 6 z'ukwa karindwi ntabwo nzabyibagirwa
umva byari bikomeye ariko bikomeye noneho urumva kwa kundi abantu barimo kugenda bagenda bahunga bari kujya za Kongo bajya he murabiza benshi bagarukiye za Kongo bagiye he na he mama aravuga ati ntago turi buve hano umva twagumye aho bararwana kushika mu gitondo byarashyitse twumva amasasa aratuje twumva ibintu byose biratuje niko twafashe inzira aravuga ati dusubire mu rugo dusubiyeyo twahuye n'inkotanyi ziradufata ziratujyana umva nta kintu zitakoze twarariye ziratwondora turarya turanywa mbese mana sinzi ndabashimira gusa nta kindi kintu navuga twarariye twaranyoye baratwambitse badukoreye buri kimwe cyose twagombaga nuko barangije muri iyo minsi nyine baradufata bamaze kutwondora baravuga ati mu rugo ni he turababwira baradufata baragenda baradushyitsa batugeza mu rugo ubuzima burakomeza ku bwanjye numva jenoside itakongera kubaho mu byifuzo byanjye kandi turizera ko bitazongera kuko byashegesha imitima ya benshi bamwe babaye imfubyi abandi babapfakazi abandi baramugara abandi bagira ibibazo mu mutwe bitandukanye icyo navuga nashishikariza cyane cyane urubyiruko nuko batagendera ku mabwiriza yo gukora ikibi kuko impamvu jenoside yabaye abantu bakabyumva ni amabwiriza yatanzwe mu kuyatanga abari bafite umutima wo kwakira barakiriye batangira gushyira ibyo bababwiye mu bikorwa ni ukuvuga ngo dukurikije ibyabaye tukareba ibyabaye numva rwose nta wundi mutima bagira wo kongera kumva gukora igikorwa nk'icyo ngicyo